Ya nk'ibisanzwe nk'uko mubona izi videwo manje kunyuzaho, urabona ko ari ifoto nabyinishije ndebeye kuri videwo ya original. Ngarutse kuri Moa Trendings nka Gaston cyangwa admin, ngarutse gusubiza comment y'umuntu wanyandikiye ambwira nzabereke ukuntu babyinisha videwo. Akenshi ujya usanga amafoto bayabyinishije bikagucanga ukabura ukuntu babigenje. Icyo usabwa ni ukureba iyi videwo kuva yatangiye kugera irangiye, iramara iminota mike, ubundi nawe ukajya wikorera videwo ukoresheje AI cyangwa Artificial Intelligence. Kora subscribe ubundi dutangire. Okay, sasa noneho reka dutangire mbereke ibyo nababwiraga by'uko nawe ushobora kubyinisha ifoto yawe uhereye kuri videwo ya original ufite. Icya mbere usabwa no kuba ufite iyi Play Store ndi kukwereka. Noneho urayifungura, noneho numara kuyifungura uze ahangaha muri browser nyine usacingiramo, ukandemo, noneho nahangaha ndagerageza kubibereka kugira mwese mubisobanukirwe. Nurangiza urandikamo Vigo AI, Vigo Artificial Intelligence, nicyo bivuze. Noneho dore ngiyi ukibyandikamo irahita yiyandikamo, iraza ku mwanya wa mbere, dore ni iyi ngiyi. Noneho uyikande nyine, noneho ukiyikandaho ngiyi ifite logo y'umukara n'inyuguti ya V. Hashobora kuzamo application nyinshi ariko dore iya nyayo ni iyi ngiyi ndi kukwereka. Noneho uze ahangaha kuri install, ahangaha uyikandeho. Ukiyikandaho nyine iratangira irodinga. Ubwo ni uburyo bwo kuyidownloadinga kugira ngo ijye kuri space ya telefone yawe. Noneho utegereze, urabona ko ifite megabyte ni nkeya 81 bitewe n'akazi ikora. Urayireka banze iyi downloading ijyemo fresh. Noneho dore nge yanjye yagezemo, urabona ko yabaye installed, uri kubibona. Noneho urahita uza ahangaha nyine kuyihiga muri application yawe wamaze kuyidownloadinga. Ubwo wamaze kuyidownloadinga application ya Vigo AI, dore ngiyi bivuze ko wayidownloadinze, ngiyi rwose uri kuyibona. Noneho uraza uyikandeho, noneho ukikandaho irafunguka gutya, iraza ifunguke gutya. Noneho ahangaha barita kwandika ni vision ready kuko iyi ngiyi ni version ya kera. Noneho uraza ahangaha handitse skip, skipping, nta gushyira update, urashyira skip, skipping. Noneho kimura ku skipping harazamo nyine bino bintu, urabona ko ari application iri gufunguka. Uraza ahangaha kuri skip, nanone wongere skipping bino bintu bivemo. Noneho ureta uhingukira ahangaha. Ahangaha ni ibi video byinshi cyane abantu baba baragiye bakoraho, kuko video umuntu amaze gukoraho Vigo AI yo direct ihita iyishyira ku rubuga rwayo. Noneho urahita uza ahangaha kuri plus cyangwa se upload. Kano kantu bakita upload, hano hari akabara k'icyatsi harimo akantu kaguteranya. Noneho aha barahitaho gusaba sign in with Google. Ahangaha ni ugushyiramo email yawe ukoresha muri telefone bisanzwe. Uraza rero uhakandeho ahangaha, kanze mbibereke muri sign in with Google, ukandaho. Noneho urana ko barita kuzanira email zose ziri muri telefone yawe. Nge yanjye ntabwo nayibereka nyine, urabona ko nashyizeho akantu k'akabara kugira ngo kagaho, kugira ngo mutaza kuyibona nyine, kuko na email burya nayo ugiye bari private. Noneho uraza uyikandeho email yawe iri muri telefone. Tegereze gato, urabona yuko bayemeye email. Noneho uraza ahangaha ndetse agree and share ahangaha. Ubwo ni ukwemera amategeko n'amabwiriza nyine bigenga iriya application ya Vigo AI. Noneho uraza ahangaha ukandeho, tegereze. Noneho baratazamo profile yawe, wongere skipping hejuru. Ugiskipinga urahita ugaruka hahandi n'ubundi wageze. Noneho bashobora guhita bakuzanira ibintu byo kwamamaza by'ibi ngibi nyine, ubona ko
ngo application ugomba kuyigura, ibyo ntabwo ubyitaho. Uraza kuri kano kantu k'agakato, aka ngaka nkweretse k'aka X, ugakureho cyangwa ukore kuri back ya telefone yawe. Noneho urahita uza ahandi kuri upload, noneho sasa uhakandeho. Urahita ubona bino bintu byinshi bitandukanye, hari mix, rap, multi, hari mic, hari move. Twebwe icyo duprefera kuko ushaka kubyinisha ifoto, uraza ahangaha kuri move, ahangaha kuri handitse animate your photo, animate your photo, ndakeka uri kubibona. Noneho urakandaho, ugikandaho barita guhingukiriza hano. Noneho hano hari ibintu bibiri ugomba kwitondera. Hano hari ahantu hambere handitseho character, ahangaha nyine hano hari character, naho ugomba gushyira ifoto ushaka ko ibyina. Ni ifoto ntabwo ari video, ni ifoto. Noneho hano hasi handitse motion, ahangaha naho nkweretse hano handitse motion, ni ukuvuga ngo ahangaha niho ushyiramo video yawe ushaka yuko ya foto iri bubyinemo. Noneho kanze nkande hano kuri character nshyiremo ifoto nshaka ko iri bubyine. Ugikandamo barahita guhingukiriza ku mafoto menshi cyane yabyo bishyiriyemo, wowe ntabwo ubyitaho, urizira ahangaha handitse upload. Ahangaha reka nzemo kwereka hano hejuru handitse upload, uhakande. Noneho numara kuhakanda gutya, urahita uza hano handitse next, hano kuri aka kajambo k'umuhondo cyangwa icyatsi, noneho ukande next gutya. Ukihakanda urahita wemera ko allow limited access, kari akambere. Noneho ugakandeho, ubyarowinge, barahita baguhingukiza ku cyumba cya telefone. Noneho nujya ku cyumba cya telefone urahita ushyiramo ifoto ushaka ko ibyina, ifoto ushaka ko ibyina. Kanze nyikwereka, dore ni iyi ngiyi y'uyu musore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Noneho nyikoreho, nkiyikoraho direct irahita iza hehe, irahita iza muri application yanjye handi kuri character, urabona ko yagiyemo. Noneho mpite nza ahangaha kuri motion, hahandi nshyiramo ya video nshaka ko uriya musore abyina. Ndakeka muri kubyumva neza. Ugaruka hano kuri upload, wongere uze ahangaha kuri next, ahangaha kuri next. Noneho nurangiza ukandeho, ukandeho. Noneho ugikandaho uratengukira ahandi uri kuri telefone, n'ubundi uhita ushyiramo ya video yawe ushaka ko wa muntu ari bubyine. Dore ngiyi, noneho nyikandeho, ninyuma kuyikandaho irarodinga gakeya ibe yagezemo, iraba yagezemo tayari. Tegereza gatoya urebe ko irahita igeramo neza cyane. Nababwiye bino bintu birakora, ntabwo ari ibintu kuri Motrendix ntabwo tubeshya. Noneho ahangaha hari ibintu uri kubona, remove watermark, ahangaha generating video yacu itangire ikore, itangire ikore. Urabona ko mpakanze kuri generate, hejuru hari generation created successful. Ahangaha ni ukwemeza ko izajya iguha notification mu gihe yashyizeho version nshyashya. Tayari urabona ko ahangaha iri kuri generating ya video yacu, ubwo application iri kuyikora, iri kuyidukorera nyine tu. Noneho urategereza akanya gatoya ibanze igenerating. Tayari urabona ko bidatinda video yacu yarangiye. Dore ngiyi, urabona ko yarangiye neza cyane, kubera yuko dore ihise inayishyiraho kuri application yacu. Noneho kanyikandeho urebe, noneho ndayikandaho ndebe ko ariyo koko. Urabona ko ari wa musore, urabona ko atangira abyina nk'uko wa mukobwa muri video abyina. Mugureba akantu ku kandi mutaza kugacika. Noneho ahangaha rero ikintu ngiye kubereka uburyo ki urayidownloadingamo. Uraza kuri kano kantu ubundi bakunda kukita share nyine tu, akangaka ndi kukwereka, akangaka uraza
noneho ugakandeho. Ukimara kugakandaho urahingukira aha ngaha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, wowe ntabwo byitaho uriziranga kuri download. Ubwo ni ukukadawunilodinga ukagashyira hehe? Ukagashyira kuri telefone yawe. Noneho aha ngaha urabona ko kari gusevinga, urabona yuko kari gusevinga nabwo ntabwo gatinda. Noneho urategereza nyine kabanze karangiye gusevinga. Noneho aha ngaha reka nze njye kuri telefone ndebe ko karangije kujyaho, ndebe ko nakadawunilodinze. Ndaza aha ngaha muri files bisanzwe, hano mbika ibintu byanjye aha ngaha. Noneho nze kuri video ndebe ko ya video yanjye yagiye mu dore ngiyi, ndakeka muri kuyibona neza cyane, ni iyi ngiyi. Noneho reka nze nyikoreho nyipureyinge ndebe yuko ikinika koko. Tayari urabona ko ibintu ni ibi ngibi, urabona ko video yanjye nayikoze kandi uko nashakaga yuko iza imeze, ewana ndabona ariko imeze kabisa. Nkomeza kukwibutsa gufollowinga mu wa trendings, ndetse no muri komenti ugashyiramo ikintu ushaka ko tuzagufasha muri video y'ubutaha, ugakora na subscribe, ugakora na share, ndetse ukajya utubwira shida ufite. Urabona ko ni ibintu bisanzwe rwose. Ni Gaston cyangwa admin kuri Moa Trendings, comment, share and subscribe.